ibisabisho ndetse n'ibindi. Dore ingingo z'ingenzi z'ubwo butumwa. Bikira Mariya yagize ati: bana banjye, kubona mbasezeyeho si ukuvuga ko nibagiwe Afurika ndetse n'isi yose, si ukuvuga ko nibagiwe Abanyarwanda. Alfonsina yari igikoresho cyanjye, ntabwo yari Imana yanyu. Mbasabye kutibagirwa urukundo nabakunze igenza mu gihugu cyanyu. Mbasabye kutibagirwa ingendo ndende mwakoze muva iwanyu muza mu Rwanda. Aha arabwira abaje baturuka mu mahanga: bana banjye, nimusenge, nimukurikira kandi mukurikiza ivanjiri y'umwana wanjye, nta kizababuza kumererwa neza kuri roho zanyu. Umwana wanjye yarababaye, baramutoteza, baramuhindanya, ariko ntibyamubujije kuba umwami w'isi n'ijuru. Yemwe mwese abitwa abasazi kuko mukunda gusenga, yemwe mwese abitwa ibisambo, abitwa ko mwabuze icyo mukora kubera ko mugiye mu buzima bwo kwiha Imana, ndabibabwiye, umunsi umwe muzishima. Bana banjye, mbahaye umugisha uko mungana kose. Sinkuhaye abaje Kibeho gusa, nkuhaye n'isi yose. Havuze amashyi menshi n'impundu mu baraye i Kibeho. Yemwe abarwaye indwara zidakira, umutima mwiza uruta byose, nta bukire busumba umutima ukeye. Yemwe abafite ingorane mu buzima bwanyu, ingorane ntaho zitaba, iyo zanze gushira urazitura. Buri mukristo wese asabwa igitambo. Yemwe abafite ingorane mu ngo zanyu, muzirikane umuryango mutagatifu wabayeho mu bukene butagira uko bungana n'abantu batawumva, maze mu bibazo mufite mu wisunge. Yemwe abihaye Imana, ubuzima nk'ubwo burarushya kandi burakomeye, icyangombwa no kutica isezerano. Yemwe bana bakiri bato, iyo mungana mutyo mwumva mushoboye byose, muritonde mutagwa mukagenda mugiye. Yemwe bategetsi mwese mufite ububasha bwo guhagararira abantu, nimukize, mwibe ibisambo, nimusangire n'abandi, mwitatira ngo muhemukire abashaka kwerekana amakosa yanyu. Ndabibabwiye, uwo muzashaka guhemukira wese mumuziza ko akunda abantu, kaharanira ikiremwa muntu, aharanira ukubaho kw'abandi, aharanira icyiza cyose, ndetse aharanira no gukunda Imana, uko muzakora kose ntacyo azaba. Bana banjye, mu by'ukuri sintinda kuko nari nsanzwe mbigenza. Iby'ingenzi narabibabwiye, ibindi mbifuzaho maze kubibabwira. Kuko nari nabivuze, nagiraga ngo mbabwire yuko mbishimiye. Nashimye imbuto zagiye zivuka kuva ngereye mu Rwanda. Ibyago mufite nimuhumure, nta kiruta Imana. Byongeye bana banjye, ibyago ntaho bitaba, icyangombwa no kubyakira neza nta kwinuba. Bana banjye, ngaho muri uyu mwanya, nubwo n'ubundi nsanzwe mbumva, ariko kuko mwakoze ingendo ndende mungana, mu gihe gito mbahaye nimumbwire icyo mwifuza cyose. Bana banjye, ngiye kubasezeraho. Ndabakunda cyane. Arago uzirengagiza urwo rukundo mbasezeranyishe kandi mbabwiye. Naziye mwebwe kuko nabonaga hari ibyo mukeneye. Alfonsina ati: nanjye ndagushimiye mubyeyi wanjye, ndagusaba kumba hafi igihe cyose. Aha yatangiye kurira. Ibyo nagombaga kubabwira nabibabwiye. Mbashimiye ko mwansobanuriye ibyo mutari mwarashoboye kunsobanurira mu mabonekerwa yose yashize, kandi n'ibindi nzajya nisobanurira buhoro buhoro. Basabye kumba hafi igihe cyose. Murakoze. Alfonsina yakomeje kurira.